kandi uwacu ni ukuri nawe arababaye, ariko inkunga yawe uko yaba ingana kose turaza gutanga nimero ye, ntabwo turi bushyireho iyacu kuko ubufasha cyangwa inkunga ntabwo ari twebwe tuyikeneye, kuko uyikeneye niwe uyikeneye nyine kugira ngo ibe yabasha kumufasha, kugira ngo nibura nubwo ibibazo byose bitakemuka ariko nibura ushyireho iryawe buye. So nimero ya Uwiringiyimana Theogene ni 078 nanone 62 669 7 nimero ya Theo bose babireba, ariko kuri momo izana Uwiringiyimana Theogene ni 0782 62 69 78. Iyo ni nimero ya Theo bose babireba. Uramutse ukeneye kuba wagira icyo umufasha, by the way iyo niyo nimero ye, shyira kuri nimero ye ubufasha bwose uri bumuhe buramugeraho, kandi ni ukuri urabukoze igikorwa cyiza. Akomoza kuri Masasu, akomoza kuri uyu mudamu Mutesi. Oya yavuze Minyoni. Aha, Minyoni sorry. Ntabwo ari bo bonyine, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Theo yakoze umurimo w'Imana muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'ubu aracyakora n'uyu munsi kandi aracyawukora. Yego. Mwagiye mukora ibitaramo bigiye bitandukanye bikitabirwa n'amamiliyari y'abantu, kuko bumvisemo ko Theo bose babireba ari buze kuba hari. Yego. Tutitaye ku bya 10 n'amatora abo bantu batanze uwo munsi icyo gitaramo cyari cyabaye, ntabwo tuje kubishyuza, ariko nibura gira icyo mukora, nibagira icyo kuko nawe hari icyo yakoze kuri kiriya gihe, hari icyo akorana n'uyu munsi. Wowe nk'umushumba wishimiye yuko yaza kuririmba imitima y'abakristo bawe igahemburuka, bakagutura ibya 10 n'amaturo ugashyira ku mabanki yawe, ugashyira mu bigega byawe, ntiwibuke ko uyu muntu akeneye kubaho. Oya wenda reka tuvuge bare. Okay. Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri kamera za Humura TV Claudine. Ni Jimmy 250 umungu wanyu mukunda cyane. Andi kumwe na Koko Mabuja, boss wacu mukunda muri benshi. Mabuja wahawe karibu nikaze kuri YouTube channel yawe. Yego. Murakoze cyane, reka tutangire tubasuhuza kandi tubahereza ikaze kuri Humura TV Claudine. Yego. Hanyuma tubabwira n'uburyo tugiye kuganira uyu munsi wa none. Ntabwo uyu munsi wa none twishimye, dufite inkuru y'akababaro, ariko muri byose ijambo ry'Imana riravuga ngo muri byose dushime. Yego. Reka rero dutangire mbahereza icyanditswe kiri butuyobore mu kiganiro tugiye kuganira. Kiboneka muri Yesaya ibice 6 n'umurongo wa mbere. Yego. Yego. Havuga ngo ibice 6 umurongo wa mbere kugeza kwa 2. Avuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira. Yego, iki cyanditswe nifuje kukibaha uyu munsi kugira ngo tuze kubona uko tugenda tuganira. Amina. Yego. Reka dutangire tubwire abadukurikiye ko tugiye kuganira kuri story y'ubuzima bw'umudamu wa Uwiringiyimana Theogene. Afite umudamu urwaye impyiko. Yego. Ntekereza ko ikiganiro tugiye kugira uyu munsi niwe tugiye kwibandaho cyane, kugira ngo mu by'ukuri abantu yabwirije ubutumwa, abo yahanuriye, abo yasengeye. Okay, ntago Uwiringiyimana Theogene yigeze aba umuhanuzi cyangwa se wenda ngo abe umuntu uvuga ibintu runaka mu madini, ariko Uwiringiyimana Theogene ni umuntu twavuga yuko yafashe imitima ya benshi, yafashe imitima y'Abanyarwanda. Ndetse kandi hari benshi bahimbutse, bakiriye umwami Yesu nk'umukiza mu bugingo bwabo. Hari n'abandi bantu benshi bagiye bagira ibyishimo ndetse n'umunezero bidasanzwe babikomoye kuri Uwiringiyimana Theogene. So ndumva rero ntabwo Abanyarwanda twanezezwa no kumva ko afite agahinda, ntabwo twanezezwa no kumva ko ababaye, umudamu we arwaye, yabuze igisubizo cy'ubuzima bw'abana, abana babuze uko bajya kwiga, imibereho yanze, ndetse
ibintu byose byabaye nabi. So rero reka mbanze nibutse abantu mwese mudukurikiye aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye mu mpande enye z'isi, by'umwihariko reka tubanze tubasuhuze. Yego. Reka nsuhuze mwebwe mwese mudukurikiye muri mu ntara y'Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Namwe muri mu mujyi wa Kigali turabasuhuje cyane, ndetse namwe muri ya ntara ya gatandatu. Iyo mvuze intara ya gatandatu abenshi ntabwo bajya bapfa gusobanukirwa iyo ntara iyo ariyo. Ni mwebwe mwese muri hakurya iyo ngiyo mu birometero by'ibihumbi. Niko Ismail mwana afunze ajya avuga ngo mu birometero by'ibihumbi. Kuvuga ko ngo mu birometero by'ibihumbi ni he? Ni mwebwe muri hakurya iyo ngiyo mu bihugu bigiye bitandukanye, mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi, ariko mutari hano mu Rwanda cyangwa mutari hano hafi muri Afrika. Ndetse n'abari muri Afrika ariko batari hano mu Rwanda, birumvikana bari mu birometero by'ibihumbi. So turabasuhuje cyane mwese rero, tubabwira ngo uyu munsi story tugenza ituzanye hano nta yindi, tugiye kuganira kuri Uwiringiyimana Theogene. Yego. Reka mbanze musuhuze ahari, ariko mwihanganisha mu gitondo namubonyeho ko ngiye dutewe muri quartier imwe ku Gisozi. Abantu benshi bashobora kuba bumva ko ibyo avuga ari ukubeshya, ari uguteka imitwe, ari ukugira ngo yishakire indamo. Nagira ngo mbabwire yuko atari ko bimeze. Umudamu wa Uwiringiyimana Theogene ari we Chantal Marie Claire Marinde, ariko ni Chantal rimwe niryo nibuka neza, ntabwo njya nkunda kugibuka. Akabazwe ku izina rya Mama Eric, niyo mfura yabo. Birumvikana ararwaye, afite ikibazo cy'impyiko kandi azimaranye igihe kinini cyane ari kuri dialyse. Yishyura amafaranga menshi mu cyumweru, ko ajyayo kabiri mu cyumweru. Mu by'ukuri atanga amafaranga menshi, kandi hari ibintu byinshi byahindutse nyine mu buzima bwe cyangwa mu buzima bwabo. Bafite abana kandi bose bariga, bakeneye kwiga. Bamwe kuri ubu ngubu ntabwo barimo kwiga nk'uko Theo bose babiri bivuze ejo bundi, ari kuvuga ni nyabuneka Abanyarwanda, Abanyarwandakazi aho muri, yaba ari mwebwe mufite ubushobozi, yaba ari namwe mu gihumeka umwuka w'abazima, ariko Imana ikaba ikibashoboje, icyo wagira cyose wantera inkunga nkavuza umugore wanjye. Nibura Abanyarwanda nidushyiraho iryacubuye, ejo ntabwo tuzavuga ngo nubwo wenda igihe cye kigeze akaba yigendeye, ariko twari twakoze uko tugomba gukora nk'Abanyarwanda. Reka rero by'umwihariko nshimire Mama Scovia Rwagasabo, yakoze inkuru ivuga kuri Theo bose babireba, avuga ngo nyabuneka, aravuga ngo ndetse n'igihugu muri rusange, usibye umuturage wo hasi. Ibikorwa Uwiringiyimana Theogene yakoze, hari ikintu cyinshi byakoze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo yabaga yagiye mu bitaramo bibwira urubyiruko kureka ibiyobyabwenge, bibuza urubyiruko kwishora mu bintu bitari byiza. Mu by'ukuri ibyo bikorwa byose yakoze, mpamya ko byagize umumaro ku gihugu muri rusange. So reka rero kwiharira ijambo, nawe uhawe ikaze, wawe karibu. Gusa birumvikana njye nka Jimmy 250 ndababaye, ntabwo nishimiye ikibazo cy'umuvandimwe, ntabwo nishimiye ikibazo cy'uwacu. Ahubwo ni byiza yuko ubushobozi bwa bukeya wabushyiraho uko buri, tugafasha umuvandimwe kandi uzabugize neza. Ego. Jimmy urakoze cyane. Yego. Nanjye nje gukora iyi nkuru cyangwa se nje kuganiriza abantu iyi nkuru mbabaye. Mu by'ukuri ntabwo nkunda kuvuga ku bantu, kandi ngira ngo urabizi abantu bajya bakunda kuvuga ku nkuru, ariko ku nkuru y'umuntu wamaze gutabaruka. Yego. Usanga amacano hirya no hino abantu bose bari gukwiza amakuru. Nanjye rero ntabwo ari ibintu najyaga nkunda gukora, ariko uyu munsi wa none nje gutabariza Uwiringiyimana Theogene bose babireba. Yego. Umuhanzi mu ndirimbo zihimbaza Imana, umuhanzi waririmbye indirimbo zigakora ku mitima y'abantu benshi. Yego. Nje kumutabariza. Ndababaye cyane. Yakoze ikiganiro cy'iminota 11, ariko yakoze ikiganiro ari kurira.
ni ukuri nanjye numva ndababaye. Murabizi yuko intego yacu y'iyicano ya Humura TV Claudine n'ubundi intego yacu ni uguhumuriza abantu bafite ibibazo ndetse n'abo dushoboye tukaba twabageraho tukabasura. Ni ukuvuga ngo rero nkimara kubona uburyo Theo ababaye kandi nkaba nzi yuko ari mwene data, nahise numva nakwifatanya nawe mu kibazo hanyuma nkaza gukora inkuru, ariko kandi ndi gutabaza kugira ngo abashoboye baze bamutere inkunga. Yego, nicyo kintu rero kinyicaje ahangaha. Ni umugabo wanditse amateka kandi abantu bose baramuzi. Ni umugabo twagiriyeho umugisha nk'abahanzikazi tukizamuka, ngira ngo murabizi. Ku ruhande rwanjye namugiriyeho umugisha. Nicyo kinyicaje aha rero. Yego. Koko ntekereza yuko ntabwo turi buze kwinjira muri indipo, nubwo ndeba nawe wagize ikibazo cy'uducurane. Ntabwo nzi niba ari emotion wagize, ntabwo nzi niba ari umubabaro cyangwa agahinda ufite, ariko nabaye ibicurane ni muzima. none kuri gukomeza upfuna buri kanya ubwo n'ibiki n'agahinda kenshi ni emotion. Okay, sorry. Bibaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Hari abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo by'amakanseri, hari abagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'umutima, harimo nka Damu mwakinaga muri filime ni izacu barya ntabwo ari izacu ahubwo izacu niyo yatambukaga iriya filime yabo. Ariko mu by'ukuri abanyarwanda muri rusange ndetse n'abanyamahanga cyangwa se aba diaspora bihurije hamwe, bahuza imbaraga zabo, bashyiraho ubushobozi bwabo, yabashije kuvurwa ku bw'abanyarwanda. Hari n'undi mukobwa nawe nigeze mbona bapostinga mu gihe cyashize, abantu bamukoresheje fundraising agira miliyoni zigera kuri 7 arivuza, abona ubuzima, ibintu bigenda neza. Ntabwo rero numva ko umuntu nka Uwiringiyimana Theo bose babireba. Scovia yanakomeje ku kintu kivuga ku bahanzi. Yego. Abahanzi bagenzi be. Nk'abantu baba muri industry imwe bakora umwuga umwe, ni gute uwabo ababaye, ni gute uwabo afite agahinda, afite amaganya, ariko mu by'ukuri kaba nta kintu muri kubikoraho. So bitumye nibuka yuko nawe uri umuhanzi. Yego. Ese Claudine, ko nawe uri umuhanzi muri urugaga rw'abahanzi tugusangamo cyangwa se urimo, Yego. ubona mugiye gukora iki kuri iki kibazo cya Uwiringiyimana Theogene hamwe ndetse na groupe yanyu nk'abahanzi muri rusange, cyangwa ntacyo muri guteganya nyine muricare muratuje tu? Oya, ntabwo dutuje. Ntabwo dutuje. Ntekereza ko abantu b'abahanzi aho bari hose ntabwo banezezwa nuko mwene se yagira ikibazo kigeze kuri uru rwego. Urumva nanjye iyo mba ntuje nari kwiyicarira, ariko navuze ngo reka mpaguruke nibura nanjye ntabaze. Birashoboka yuko hari uwabura amafaranga ariko akabona isengesho, birashoboka yuko hari uwabura amafaranga ariko akabona ijambo ryiza ry'ihumure. Hari indirimbo Theo yigeze kuririmba aravuga ngo iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha kuko benshi baba bifuza kutabivamo. Yaririmbye rero Imana igutabaye bati twari twaragusengeye cyane. Uriya rero ni umuhanzi waririmbye indirimbo z'amateka, nubwo bamwe na bamwe bajya bamutera amabuye ngo aririmba indirimbo zo gucyurirana, ariko uriya mugabo yaririmbye indirimbo z'ubuzima. Ndetse bamwe muri bo hari abavuga ngo kwa kundi yagiye aritega iminsi agira ate ntidore noneho nawe. Buriya naje gusanga abanyarwanda mu by'ukuri turi abana beza, ariko hari abo dusanga mu cyiciro cy'abatari beza cyane. Aho kugira ngo bibuke ko niba uwabo ageze mu byago, ageze mu bibazo, ageze mu bigeragezo, bumva ko aribwo bahita babona umwanya wo kuvuga. Abo bantu turabagira, nagiye mbumva. Ntabwo ndi buze kugira uwo mvuga mu izina, ariko aho muri mwiyumve mwumve ko mbagaye. Kuko ikibazo Uwiringiyimana Theogene afite uyu munsi birashoboka ko ushobora kumva ko ari icyewe bwite, ariko ejo nawe ubwawe gishobora kukugeraho ukabona ko cya kibazo kitagombaga kuba icye bwite, ahubwo cyagomba kuba icy'abanyarwanda muri rusange. Uti kubera iki? Uwiringiyimana Theogene yakoze uko ashoboye mu bushobozi bwe, avuza umugore we,
ngira ngo kubagiye bamusura mu bitaro bigiye bitandukanye nabo ndabashimira cyane, aho yarari hirya no hino bagiye basha kumutransfera bakamutransfera hariya na hariya, hari abagiye basha kumugeraho umugore we yararembye cyane mu by'ukuri mbere yo gushyirwa kuri dialyse, ariko abandi bagiye bajyayo baravuga ngo reka tujye kureba koko ko ibyo arimo kutubwira ari byo ariko bimeze. Abo nabo si beza, ntabwo nabashimira. Burya umuntu uvuga ngo ubwo gimatatse ko umwana warwaye, bwatatse ko umugore warwaye, wasanga ari ukubeshya, ahubwo reka njye kureba koko niba atari gushaka ko mwihera impunga, niba atari gushaka yuko mwihera umusanzu kandi nta kibazo afite, abo nabo barahari. Ariko ababikoze bavuga ngo reka tumufashe rwose kugira ngo ikibazo afite gikemuke kibonerwe igisubizo, abo ndabashimiye ijana ku ijana. Imana ibamugisha. Ndabashimiye cyane. So rero reka twibutse abanyarwanda muri rusange mwese aho muri yuko twaje gutabariza iwacu Uwiringiyimana Theogene. Natangiye mfite umubabaro mwinshi n'agahinda, ariko ndumva aho ngeze noneho ngiye gutangira kuvuga n'imbaraga, kuko hari abantu bagiye bandika ibintu muri comments bikambabaza by the way. Ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo wowe uri gushinyagurira iwacu, wowe uri gushinyagurira umuvandimwe, wumve ko ikibazo ari cy'uyu munsi, ejo ni wowe, kandi ejo naba ari wowe nawe uzadukenera. So rero ntabwo ndi buze kuvuga amagambo menshi, reka mparire ijambo Korodina kugira ngo nkuko yaje hari icyo aje kubwira abanyarwanda agira icyo bagezaho muri rusange. Ariko turababaye kandi uwacu ni ukuri nawe arababaye, ariko inkunga yawe ko yaba ingana kose turaza gutanga nimero ye, ntabwo turi bushyireho iyacu, kuko ubufasha cyangwa inkunga ntabwo ari twebwe tuyikeneye, kuko uyikeneye niwe uyikeneye nyine kugira ngo ibe yabasha kumufasha, kugira ngo nibura nubwo ibibazo byose bitakemuka ariko nibura ushyireho iryawe buye. So nimero ya Uwiringiyimana Theogene ni 078 nanone 62 669 7 nimero ya Theo bose babireba, ariko kuri momo izana Uwiringiyimana Theogene ni 0782 62 69 78. Iyo ni nimero ya Theo bose babireba. Uramutse ukeneye kuba wagira icyo umufasha, by the way iyo niyo nimero ye, shyira kuri nimero ye ubufasha bwose uri bumuhe buramugeraho, kandi ni ukuri urabukoze igikorwa cyiza. Ndetse no kuri screen muri video iyi nimero turaza kuyishyiramo, iraza kuba irimo gutambuka, kugira ngo kuri wowe ufite icyo ushaka gukora uri iki kibazo afite uze gushyiraho nawe wawe umusanzu. So Korodine komeza. Jimmy, nukuri sinzi ku bantu bamenyereye, hari igihe wenda baba bari kuvuga batari kwigeza nkana, ariko ngewe iteka ryose iyo mbona mwene data ababaye, haba n'abo tubana dukorana umurimo w'Imana dusengana, barabizi ko nkunda kugira amarangamutima menshi, noneho cyane ku muntu wahuye n'ikibazo nka kiriya. Mu by'ukuri uyu munsi nyine abantu banyihanganire, menyereye gukora ikiganiro ndi guseka, ariko uyu munsi byanze. Uyu munsi byanze, uti kubera iki? Ngewe nitegereje ikiganiro Theo yasohoye. Theo yakoze ikiganiro cy'iminota 11. Ndeba ukuntu yambaye ikoti ryiza, ndeba ukuntu yambaye karuvati, ndeba ukuntu yambaye rinete, ndeba ukuntu ari umusitari, ndeba ukuntu ameze, ariko ngiye kubona mbona arimo arakora ikiganiro arira. Mu by'ukuri ndangije ndibaza ndavuga ati ubundi abagabo kera bajyaga bavuga ngo amarira yacu ngo atemba ajya mu nda. Noneho ukibazwa bavuga uti impamvu yatumye uriya mugabo arira ku amahanga yose amureba, umugabo nkuriya wiyubashye, umugabo nkuriya wubaha Imana, ukabona arimo ararira, amarira ari kumanuka imbere y'abana, imbere yabo yahesheje umugisha. Mu by'ukuri numva ndababaye cyane, ndetse agera no ku rwego avuga ati njyewe rwose nihagira ikiba ntimuzagire ngo sinatabaje, naratabaje. Ni ukuvuga ngo buri kwezi atanga 1,200,000. Mana yanjye, Mana itajya ibura uko igenza, ni ukuri
igendere Theo bose babireba. Aravuga ati nubwo natanga ibyo nunze byose ntabwo bishobora kuvamo icyavuze uyu mugore ku buryo rwose nabona ubufasha bwamfasha. Ati nubwo nabigurisha ngasigara nirukanka ku musozi ntabwo byavamo igiciro cyavuze umudamu. Aduhera amakuru ku gihe, yaduhereye amakuru ku gihe. Aravuga ati nyabuneka abantu habuze n'umuntu waba ari umukire. Jimmy buriya ahantu umuntu w'umugabo nk'uriya wiyubashye, Theo ntakodesha, Theo aratuye, Theo ni umugabo wifashije ariko afite famiye areberera. Mu by'ukuri aragira ati twajyaga dukora abana bagera kuri 6. Yes. Ndetse n'abafamiliye be bamufasha kurwaza umudamu. Urumva ko birumvikana n'abantu bashobora kuba bagira mu 10 barenga. Abo bakeneye kurya, bakeneye kwambara, bakeneye kunywa, bakeneye kwiga. Donc ibibazo ni byinshi. Noneho wareba amafaranga asabwa ku kwezi kugira ngo avuze uwo mudamu, tudashyizeho budget yabo ngabo bari mu rugo bakeneye kurya no kunywa, birumvikana nibura amafaranga make ashoboka mu kwezi yagira icyo amufasha ni nka miliyoni nk'eshatu cyangwa 5. Yego. Kandi mu by'ukuri nta yindi business afite akora usibye umurimo w'Imana, kuririmbira abantu, imitsima yabo ikabohoka, kubwiriza abantu, abava mu biyobyabwenge bakabivamo, abava mu ngeso mbi bakazivamo, ndetse n'abandi bagendera mu bindi byinshi bidashimisha Imana bakabivamo, abafite imitsima yihebye y'agahinda. Indirimbo za Theo bose babireba, hari abantu bagiye bazumva zigahumuriza imitima yabo, abari baragambiriye kwihemukira ndetse no kwigirira nabi bakabireka, kuko ijambo ry'Imana ribagezeho ribakoze ku mitima. Ese niba yarabashije guhumuriza imitima ya benshi, akubaka imitima ya benshi, gute mwishimiye nk'abanyarwanda ko twareka Theo bose babiragana n'agahinda? Ukuri rwose Mana birababaje. Yaravuze ati nibura habure n'uwantangira amafaranga ya dialyse nibura amezi 2. Yes. Jimmy uriya narakirebye nanjye ndababara, ngira agahinda kenshi. Sikovi yavuze ngo nkimara kureba ku ka video ke, nkimara kumenya ayo makuru ye, nashatse nimero ze ariko ntabwo nigeze muhamagara kuko ntacyo nari mfite cyo kumumarira ko kandi. Yego. Icyakora igihugu, Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda muri rusangi yatanze ari gusaba ubutabazi. Kandi ubutabazi ari gusaba ntago ari kubusaba kugira ngo bunyire mu biganza bye. Nawe yatanze nimero ya Theo bose babireba kugira ngo umuntu wese ufite itafari akeneye gushyira kuri icyo kibazo Theo afite arishyireho rinyuze kuri Theo bose babireba direct. Nimero ye nkuko nayibasomeye, amazina aza ni Uwiringiye Imana Theogene. Uramutse ukeneye kumusura wamuvugisha akakuyobora ukamusanga, nta kazi aba afite birumvikana. Nyine yatagiye kuvuza umudamu ngo bari kumwe n'umudamu Kanombe abari mu rugo. Ariko by the way igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze gutera imbere, kimaze kugera ku rwego rwiza rushimishije. Impyiko babasha kuzitanga, babasha gusimbura bigakunda. Nibagira icyo bakora ku mudamu wa Theo bose babireba. Yego. Nk'umuntu wakoreye igihugu, nk'umuntu ufite ibyo yakoze bikagira Abanyarwanda benshi bigirira umumaro, bigatuma bagombaga kuba ibyihebe bava mu bwihebe n'ubwigunge, bakaba Abanyarwanda ba nyabo u Rwanda rukeneye. Hari icyo yakoze mu mitima y'Abanyarwanda. Yego. So ntabwo ndibuze kwibanda kuri leta cyane ko nta nshingano mfite zibinyemerera, ariko ku bantu mwumvise ikiganiro n'abandi bari buze kucyumva, turatabaza. Yego. Ubutabazi bwihuse kuri Theo bose babireba. Mu by'ukuri urabona nk'uko watangiye uvuga ati Claudine uri umuhanzikazi, nibyo imirimo dukora yo kwamamaza ubutumwa bwiza mu buryo bwo gutambutsa indirimbo n'umurimo w'Imana no kwagura ubwami bw'Imana. Rero habaye hari abashumba nubwo nabo wenda bitameze neza muri iyi minsi, bibuka ko Theo kuri Apotre Gitwaza, akomoza kuri Masasu, akomoza kuri uyu mudamu Mutesi. Oya yavuze Minyoni. Aha, Minyoni sorry. Ntabwo ari bo bonyine, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Theo yakoze umurimo w'Imana muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'ubu aracyakora.
n'uyu munsi kandi aracyawukora. yego mwagiye mukora ibitaramo bigiye bitandukanye bikitabirwa n'amamiliyari y'abantu kuko bumvisemo ko Theo bose babireba ari buze kuba hari. yego tutitaye ku bya 10 n'amatura abo bantu batanze uwo munsi icyo gitaramo cyari cyabaye ntago tuje kubishyuza ariko nibura gira icyo mukora nibagira icyo kuko nawe hari icyo yakoze kuri kiriya gihe hari icyo akorana n'uyu munsi. wowe nk'umushumba wishimiye yuko yaza kuririmba imitima y'abakristo bawe igahembuka bakagutura ibya 10 n'amatura ugashyira ku mabanki yawe ugashyira mu bigega byawe ntiwibuke ko uyu muntu akeneye kubaho. oya wenda reka tuvuge barayatanze wenda akora umurimo w'Imana ararangira ariko nibura kugeza kuri iyi saha hari igihe yaba hari icyo afite kuko ibyatanzwe byo birakora biragenda bigakora. ni ukuvuga ngo icyo twe tuje kubwira abantu baduteze amatwi ni ukwibuka ko hari ijambo Theo yaba yaravuze cyangwa igikorwa yaba yarakoze kikaba cyarakoze ku mutima wawe, haba mu gutanga ubuhanuzi mu buryo bw'indirimbo, haba mu kwitabirira ibyo biterane. mu by'ukuri niba hari ikintu yakoze nibura abantu bamwibukireho. Imana niba hari imirimo itwibukiraho reka natwe dushyire hamwe twibuke imirimo uriya mugabo yaba yarakoze. hari ikintu kimwe numva nshaka gutangariza abantu kandi numva nshize amanga. mu by'ukuri ndashimira uriya mugabo Theogene bose babireba. uriya mugabo yabaye intwari mu buryo udashobora gusobanura uti yabaye intwari gute. ni umugabo wahuye n'ikintu bita intambara, ni umugabo wahuye n'ikintu bita ibisongo, ni umugabo wahuye n'ikintu bita ibigeragezo bitandukanye, yemwe haba ari ibyo yikururiye cyangwa atikururiye yahuye nabyo. ariko muri ibyo bigeragezo byose yahuye nabyo hari ikintu numva mushimira. ndamushimira yuko yabaye concentré ku rugo rwe, yabaye ambasadoro kuri famiye ye, ntabwo yigeze atererana urugo. ni ukuvuga ngo abandi iyo bageze kuri iriya level agezeho abenshi bataye ingo, ariko uriya mugabo yabaye ambasadoro kugeza n'iyi saha n'itara ry'urugo, kugeza ubwo arimo ararana n'umugore ari kuri dialyse ababaye. Theo yakoze rero ibintu by'ubutwari. hanyuma icyo nshaka kubwira rero abantu baduteze amatwi cyangwa se abantu bari kumwe natwe bazumva iki kiganiro, ni ukuri abantu bafite umutima ufasha, bafite umutima ufasha. ndabinginze bagerageze bashaka uburyo bafasha uyu mugabo Uwiringiye Imana Theogene bose babireba. nkuko wabivuze nimero ye turayishyira kuri screen, hanyuma buri wese ajya yireba. gusa ndabizi yuko nanjye namuboneyeho umugisha, niyo mpamvu naje kwicara hano uyu munsi. reka rero nsoze mbwira Theogene ndetse n'umuryango we, mbabwire ngo nimuhumure. Imana yabanye namwe kijya gihe, cyangwa se Imana ibanye namwe umwaka wose mugwaje, iyabarinze cyagiye n'uyu munsi iracyakora. Bibiliya irambwira ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. reka mubwire ngo rero ahumure kandi akomere, nta wamenya inzira z'Imana. reka mbabwire ngo mwese mwari muduteze amatwi kuri Humura TV Claudine, Imana y'amahoro ibaha umugisha. twari tuzanwe no gutabariza mwene data Uwiringiye Imana Theogene bose babireba, kubw'amarira ari kurira, amahanga yose ari kubireba. ni ukuri mwese mudufashe tumushyigikire, nyabuneka hatazagira ikiba nk'uko yabivuze ugasanga nibwo dutangiye kwamamaza inkuru kandi imbere yaratabaje yarakeneye ubufasha. ubu tuvugana umugore waramutse atabarutse wasanga abantu bazana indabo, wasanga abantu baza gushyingura, ariko sibyo twifuza. turifuza abandi batangira kumubwira yuko nk'umusitari umugore wagomba gushyingurwa mu mva cyubahiro ihenze, bamushinyagurira, isanduku ihenze. batangira bazana amamiliyoni y'amafaranga. nibazizana kiriho tuvuze uyu mudamu, tumuvuze n'ukuri, nibura tuzumva amashimwe. Jimmy nibura nibitanakunda azavuge ati ndashimira abanyarwanda n'igihugu muri rusange ko mwakoze uko mwari mushoboye, mwamfashije ubutabazi bwari bushoboka, ntacyo mbashinja. nibura ayo mashimwe tuzayumve asohoka mu mutima wa bose babireba. yego nukuri yavuze ngo ese kino giteleviziyo baparika ndako kiba kiri ku muhanda
gikoreshwa mu kwamamaza kitwa ngo iki Bose. undi bo bari kumwe yarambwira ngo kitwa bose babiri aravuga ngo ese nyiri iri zina yagiye katacyumvikana niko kumenya ibibazo niko kumenya ibyago afite agahinda arimo ibigeragezo yahuye nabyo ariko yaravuze ngo ikigeragezo si karande kandi isi ni umurage kubaho nabi si karande kandi isi ni umurage si umugabane wagabanye n'ibyago bikokamye burya Imana ikishatse ayo marira wayahozwa ayo warize wagira gute wayahozwa ntabwo rero ibigerageza ari karande kuba bimuriho uyu munsi ntiwiyumvishe yuko bizamuhoraho cyangwa bizamugumaho uyu munsi niwe ejo wabaho by the way inshuti yanjye munyarwanda muri rusange gira icyo ukora kuri uyu mudamu abakeneye ubufasha ni benshi turabizi ariko uwiringiye Imana Theogene nk'umuntu wagize ibyo akora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda arakwiriye ubutabazi bwihuse ni ukuri yego amarira ye rwose Mana yanjye ari ijambo rivuga ngo reka dushimire mu by'ukuri iryo jambo tuzarigaruka butaha dushimire abantu baradukurikiye muri iki kiganiro wowe ugiye kugira icyo ubikoraho cyangwa wowe wagize icyo ubikoraho mbere y'uko ikiganiro gisoza turagushimiye Imana yo mu ijuru iguha umugisha Claudine ashimira abantu dusoze bashimiye muri byose ni ukuri abadukurikiranye n'abiteguye kudufashiriza mwene data mwese bakunzi ba Humura TV Claudine uyu munsi niyo nkuru nari mbazaniye namwe ni munyegere turebe buryo ki twafasha mwene data kandi ni ukuri murakoze mwese Imana ibahe umugisha